abantu bayihagarira hano kwisi Rugagi nawe abarimo ego na ambasaderi w'Imana kwisi cyane inde ahuza abantu n'Imana inde nyine Rugagi urabihakana se yarasizwe amavuta sibwabaye bounce wa mugani wawe uya nta uwo arenze na boss ahuza abantu n'Imana cyane ubwo rya jambo wansomeye ntago rigifite ubutwari uretse icyo nshatse kukubwira ngiki niba sengeye umuntu agakizwa nta uzajya kwa data ntamujyanye niba sengeye umuntu agakizwa uri gusobanura ibitari byo oya ndi kugendera ku byo wambwiye ngiye oya urimo kubicurika kugira ngo nawe wumve ko umunyamakuru afite imbaraga ariko aranazifite zivuye cyakora mwebwe mabona mufite imbaraga z'akanwa aha ariko icyo nendaga kukubwira turya twavuze ni ubuse n'ubu witeguye kurya ko numva nawe uri wavuze cyane ndi burya pe icyo nendaga kukubwira pani ibiganiro by'amashyamba yego niba Rugagi asengeye abantu 100 bagakizwa bose bakayoboka agakiza uyu muntu ntabwo agize umumaro umupinzi uhereye kuki Ege hajemo Imana ngaho nyereka abantu wewe washyize kuri kamera ukababwira amakuru yawe utanga bakakira agakiza ni benshi mu rugero nyine urugero na uramurwa urwabo Rugagi yasengeye ni benshi pe jewe najyaga kwigisha hara mu mujyara kwa Rubangura hari abantu bakaza kandi basose mwidirishya bamanuka bagenda urumva ni ya gahunda yanyu nyine ni ya gahunda yanyu n'abandi nyine no kugira ngo abantu bahamenye ahantu bahengame naho abantu bahite bahamenye reka nze nkurase mu nta ribi sibyo yego ubundi wumva nyine munsi yo kwa Rubangura hamwe basore wese uri ku rugamba aburi intambara kuba byaragenze kuriya ubu none ndayicaye tugiye kuganira neza nubwo twari tugiye gusoza umura mikoro tubyumve neza hano mu Rwanda arasimbuka ati mwumve urusengero rwose rurunama bararira n'ibimyira biraza abandi ari masoza abwa ati yari runaka kuvugana nawe avuga izina rye urumva ese aho hantu yaba yaratekereje neza cyangwa ni nabi mumenye ko Imana itinyitse mureke gukina n'Imana ako yakoze neza ntabwo yayibeshye yavuze izina yarashoje niba ategeye batishobora kugwa aravuga ati yari runaka kuvugana nawe bati mu izina rya Yesu atubwira ngo ikuzimu n'ukuntu nijuru n'ukuntu ntabwo ari ahantu oya none se urabihakana ko Rugagi atemewe biterwa n'umwemero wari we nyine yembajije wowe ntabwo mbizi n'abandi bose bazasubiza ntabwo mbizi okay ntabwo bize karembe guhamakuru uramwemera jewe ubu tuvugana uzi kureba ibiganiro umupantekote Rugagi uramwemera ndamwemera nk'iki mwemera nk'umuntu watanze umuti yego uvura imitima y'abantu benshi umuti yo mvuze umuti hari abantu yasengeye nzi bari bamerewe nabi barakira igicuncu n'umuravumba urumva umuti bavuguta ibyo kudasabwa tube tubyihoreye ikibazo gihari ubu tuvuga no ko Rugagi afite urusengero ahantu hafi y'akabari cyane cyaba ari ikibazo kuko mu mategeko n'amabwiriza y'insengero ntabwo urusengero rugomba kuba ruri kumwe n'akabari ahubwo bibaye ngombwa imiryango yagirebana bagasohoka mu kabari binjira mu rusengero bahita bakizwa ngwiki bibaye ngombwa ubu tuvugana mfite ubushobozi n'imbaraga niba hano hari bare runaka mfite uburenganzira bwemewe nashinga urusengero hano urumva yego izi ntama zatorongeye zikajya zisohoka nzibwira ko Yesu agira neza nzibwirira hafi we bamwubaye nase hari wamusuzuguye reka comment ndende niwe wayizanye oya niwe wayizanye narabyumvise noneho turagenda tukomeze tugere ku kantu ko kubuzwa ubugingo nadasaba imbabazi Rugagi inde Scovia ngo ntago uzabura ubugingo ninde ni Scovia ngo nadasaba akabubuzwa nande nuko atasabye umwokozi w'Imana icyo kibazo kimbajije muri bombuzi niba babufite apo babantu ubwo rero nyine ngewe sinjya mpengama ngo ce ku ruhande umurati kumwe nakurwanirira muriwe kanguye ikaze kandi gushimire wowe tubana mu biganiro bitandukanye binyura kuri Rwanda Gospel Show. Imana igumugisha cyane aho herereye, nizere ko umeze neza nawe utameze neza nakubwira ngo icyo usabwa no kwizera Imana
burya ntabwo ibintu bihora birimeze neza. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ukizera yuko ejo bizamera neza. Rero wowe utameze neza, urwaje, ufite ibindi bibazo bikuruhije, izera Imana yuko izabigenza neza. Buriya hari ibitangaza bijya bikorwa n'Imana ariko tutajya duha agaciro. Kuba yakoze n'icyo ukaba ubyuka uri muzima, ibindi byifuzo byose wagira bihera kuri icyo ngicyo, kuko icyo nicyo gitangaza cya mbere. Haba hari icyizere yuko umuntu agihumeka, ibindi byose Imana igenda ibikora, nawe ikagushyirira amashimwe mu ruhande rwawe. Nongereye kugira umugisha wo kuba ndi kumwe na Evangeliste Nepo Museni, cyangwa se nushaka umwite Biresitaye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Zamura mikoro tukumve neza. Twabikirije Yesu ahimbazwe. Umeze neza? Turashima Imana. Yego, ni byiza cyane. Wari umaze igihe ucecetse, sinzi ahantu wari uhugiye, ariko mbere yuko tubijyamo byose reka tubanze dusenge tugaruke. Byaba byiza kurushaho, kuko n'ubundi urabizi ko nta mukinnyi uruta ikipe. Turagushimiye mwami w'abami. Dawidi yaravuze ngo tugufite ntago twifuza undi murengezi. Ijambo ryawe nitabaza muri kana hari umwijima hakabona. Tuguhaye ikaze na karibu, kandi kaze mu bawe urisanga. Ibiganiro tugiye gukora bibi biganiro birimo Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro azumva abohotse mu mutima, kuko ariyo target dufite, kugira ngo buri wese agubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Wakwibutsa abadukurikiye, hashobora kuba abakuzi barahari ariko hashobora kuba ari abantu bashyashya bakubonye bwa mbere. Turi kumwe. Urakoze cyane. Njyewe nitwa Mazimpaka Jean Paul Museni. Ndumva rihagije, niyo mazina yanjye bwite. Yego. Turabashimiye ko muduhaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Amen. Nepo Museni, urakoze cyane kongera kwitabira ubutumire bwacu. Hari haciye iminsi tutaganira, ariko abantu barakwibuka cyane yuko wagiye uduhesha umugisha ku bintu byinshi byabaga bivuga ku murimo w'Imana. N'ubu turagarutse, ariko nyuma yuko hafashwe umwanzuro wo gufunga insengero zitujuje ibisabwa, nibwo bwa mbere twagirirwa umugisha wo kuganira. Ibintu bimeze bite? Imbabura ziraka, gaze ziracanye cyangwa zaramanitswe? Rero zira ntago ari insengero zafunzwe. Babyita ihuriro. Bibiliya ivuga ko insengero ziba mu mutima w'umuntu. Niho urusengero rwemewe ruri. Yego. Hariya ni aho abantu bahurira bagahugurana bakaganira ku ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo ziri ari insengero zafunzwe. Ntabwo insengero zigeze zifungwa. Hafunzwe icyo bita ihuriro. Na mu ijoro ntago hafunzwe. Ugisenga n'ubundi bisubizo biracyamanuka. Reka nkubwire rero, target ihari. Yego. Dufite abantu benshi batigeze bagera muri ziriya huriro bafunze, kandi bafite umugisha bakuye ku Mana. Yego. Birasobanura yuko nubwo ziriya mwita insengero zafunzwe, nubwo ari amahuriro aba ariko tubita, ntabwo bivuga ko umugisha w'abantu wafunzwe. Yego. Ahubwo hafunzwe ihuriro. Nusoma Bibiliya uzasanga cyane cyane Satani ahantu abari, n'ahantu hari abantu benshi, mu kivunge, ahantu hahurirwa n'abantu benshi. Uzarebe bahimbawe banezerewe, nibwo Satani ahita yinjira agahita akora akantu k'agakoryo, bose bagahungabana. Rero buriya ntago ndi buvuga ibintu byinshi ku nsengero. Yego. Kuko n'uyu mubyeyi wacu wavuze ati nimwe mushyizeho inzugi mwuzuza ibisabwa. Akeshi na keshi umukozi w'Imana. Njyewe navuga ko mu ruhande rumwe byari bimaze kuba akavuyo. Byari bimaze kuba akajagari. Yego. Sibyo? Nibyo. Umuntu akavuka mu gitondo ngo ni porofete, akazi wanjye agakodesha chambureti, agahita yandikaho ngo kizabona. Urumva? Ngo n'ubutayi. Urumva? Hari n'urwo nigeze kubona za Kimironko nk'iryo rwanditseho ngo nabasanze ino. Umanutse hasi ngo nabasanze ino. Ubwo urumva harimo inyuro. Rero uyu mubyeyi wacu turagushimiye, ndavuga Perezida wa Repubulika, Imana ijye imuha umugisha kandi ijye imuha gushishoza no turebera kure. Yego. Abantu benshi barimo kubitwara uko bitari, ariko byagombaga kubaho. Yego. Sibyo? Hari ibintu byinshi nubwo bamwe barimo barirangwa isengero ngo biki, kuki zimwe zifunze zindi zikaba zifunguye. Nako zitujuje ibisabwa. Sibyo? Hanyuma rero muri target
iyo umubyeyi wacu yakoze, ndavuga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ntabwo jyewe nyigaya. Hari ibintu bizajya ku murongo. Yego. Ubutumwa bwiza turabwemera, ni bwiza, butuma abantu babohoka bakajya ahantu heza. Kuko Imana yigeze ibwira Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize, amubwira ngo inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bimwe nzabicamo kabiri, ibindi mbimenagure. Nkubwizo kuri njye ubwanjye nitegereje n'aya maso aya yonyine aya atarayandi yayandi mujya mutubwira, ndebye n'aya maso aya ngaya jyewe namenye ubwenge dutinya Imana tunayubaha. Yego. N'abayikorera tukabatinya tukabubaha. Sibyo bitaraba kavuyo. None urakubitana n'umuntu mu mujyi kumva akuruye amashati ngo hagarara wumve. Se ndumva iki ngo hagarara wumve ngo Imana imbwiye. Ntabwo Imana bayivugisha Kadende. Iyo iyifite ubutumwa bwawe ibuhereza umuntu akaza akagusanga aho uri hatuje. Ntago mvuze ko umugabo wese mu rugo rwa avugira igihe ashakiye, ariko kubera ko Imana irika, kandi ngubwira kumvise Imana irarika. Umuntu wese uyitwaje uyiyitiriye, yego, ararya. Tukiri ku bintu byo kurya wiyitiriye Imana, turagaruka ku bintu bimwe bimaze iminsi bitambuka. Ubwo turabifatanya n'ubuhanuzi nk'uko wari ubitangiye. Abaprofete bagiye bagarukwaho bavugwaho gusenya imiryango, reka tubivuge muri ubwo buryo. Noneho hakaza n'ikindi kintu cyagiye kigaragara yuko hagiye haboneka ruswa cyangwa se indonke. Umuntu yakunda umuntu akabicisha mu bahanuzi, yabahaye igiti cyangwa se bitugukwaha kugira ngo bahanure batiravuze uriya musore niwe muzabona. Ibyo bintu se warabyumvise cyangwa wabibonye? Oya, narabyumvise kenshi, tujya tubibona nimba ukurikirana. Ubuhanuzi nyine butangira kuba ubutekamutwe. Bya bindi bavuze ngo uwitwaje Imana ararya. Wakumva ko ari Imana ivuze kandi ari umuhanuzi uvuze, ugatinya ugatitira, ukagenda atari urukundo, ukagenda ari ubwoba bwo kuvuga uti nintabikora Imana izampana cyangwa nzahura n'akaga. Wakuba ku rugo ntirurambe. Ikintu cy'ubuhanuzi ukibona ute muri ino minsi? Bibiliya abantu bagiye bayicurika, barayisoma ariko bakayisobanura uko tareko. Urugero nk'ibyo warukomojeho, kuba umuntu yikundiye wenda n'urugero umugore cyangwa umukobwa, ari umusore agahita anyura iwe kugira ngo uzamumugerereho vuba yaguhaye akantu. Ibyo ngibyo ntabwo ndi bubitindeho nabyo cyane, kuko buri muntu wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Bibiliya ivuga ko abantu bashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora. Hepfo hakavuga ingororano yuko harimo icyubahiro n'ubukire. Nyuma y'ibyo byo kubaho neza hano ku isi hakaza n'ubugingo. Ufite kwiba niyibe, ufite kurya neza narye neza, ariko buri kintu cyose kizagira ingaruka. Buri kintu cyose uwagize neza azahembwa neza, uwagize nabi. Kandi mbibutse ko tukiri hano mu isi, ibihembo nk'uko wari uvuze ngo amafaranga, ubundi isengesho ndabizi neza ko ritagurwa. Ntago rigurwa, sibyo? Ntago mbujije abantu gutanga amafaranga, ariko isengesho ntirigurwa. Icyo mpamya, hari ukuntu usengana n'umuntu ukanamuhanurira. Ngira ngo harya witwa Jerry. Imyaka tumaranye hano kuri imihanda ni myinshi pe. Na cano yanjye urabizi ko ikora kandi nayo iri hejuru. Yego. Nza kugeraho ndakupa, kuko ntago Imana ikorera mu mihanda gusa, ikorera n'ahandi cyane. Nza kugeraho ndakupa, ubivamo rwose. Mbivamo ndatuza nkora ibindi, ariko ntabwo nakumva ukuri ngo nguce ku ruhande. Yego. Niba wewe ubwawe ngutumye ukemera ugafata amafaranga ukagenda witiriye Imana, uzi ko n'ibintu wenda uvuze bishobora kuba ariko Imana igahangana nawe.
urabyemeye bitewe n'izina wabivuze babivuze ushobora guteraho kashi yego ariko yikazihanganira nawe urugero hari umuntu umwe wigeze kujya gusenga ashaka umwuka wera sinzi niba nageze kubikubwiraho ashaka umwuka wera nawe bari kabona kuna abahanuzi bahanura avuga ati iriya turufu nanjye Imana itayimpaye ntago byakunda rimwe ajya kujya ahantu mu giterane ntaho mvuze kubera umutekano wanjye yego hano mu Rwanda okay zamura mikoro tubyumve neza hano mu Rwanda arasimbuka ati mwumve urusengero rwose rurunama bararira n'ibimyira biraza abandi ari masoza avuga ati yari runaka uvugana nawe avuga izina rye urumva ese aho hantu yaba yaratekereje neza cyangwa ni nabi mumenye ko Imana itinyitse mureke gukina n'Imana ako yakoze neza ntabwo yayibeshye yavuze izina yarashoje niba ategeye bati shobora kugwa aravuga ati yari runaka uvugana nawe bati mu izina rya Yesu ababwira ati ni ngewe uvuganye namwe ntabwo ari ikindi kintu ni ngewe urumva rero abantu bamenye Imana iyo ariyo ariko warubajije ngo se ibi bintu biri mu buhanuzi none ntago ndibuze kubakamira mu kito z'abahanuzi kuva na kera n'abami bagiraga abo bita babamenya babarebera urumva ariko uyu munsi umuntu arajya arava kuraguza mu bapfumu agahita aza ku muhanuzi n'ubundi ugasanga noneho arimo arabaza ngo nta kintu ngo Imana ngo imbwiye ubundi si Imana barayibaza Imana ntibayibaza Imana y'ubwayo irareba yarangiza ikivugira yego bantu bamenye systeme barimo bamenye umurongo bafite noneho naho abantu babereye abapagani cyangwa se bimuye bya bindi byo mu bupagani byo kubaza bakabizana bakabyimukana bakabihindurira systeme usanga umuntu afite abahanuzi nka batatu ati Nepomuscene ambwiye ko bizagenda gutya tereka mpamagare na mama runaka twumve ko bihura none agafata ubuhanuzi mwabahanuzi nk'umunani cyangwa batatu ngo yumve ko bahanura bimwe ngo abone kugira icyo akora noneho hari ikindi noneho kimaze iminsi kivugwa ku bashumba bakomeye biyitirira izina ry'Imana cyangwa nk'uko babivuga ikintu kikujya ikuzimu amavuta ibitangaza bya sekibi ariko zikuzimu urahamya ko hariho nanjye niyo mpamvu mba ndi kukubaza njyewe kuzimu simpazi sindajyayo uretse kubyumva ariko uko nabyize muzungu watwigishaga Bibiliya ubwo ni theology mu biganiro twagiranaga urabona ko uganira n'umuntu ariko akaguha ibiganiro bifatika biremereye byo hejuru bikoze bigomba kukuyobora yatubwiye ibintu bibiri gusa ariko no mu nyurabwenge nabishizemo numva birafatika yego atubwira ngo ikuzimu n'ukuntu n'ijuru n'ukuntu ntabwo ari ahantu oya ikuzimu n'ukuntu na mu ijuru n'ukuntu n'ijuru n'ukuntu nabisobanura kuko buri wese afite ukuntu abyumva twaramubajije ngo kubera iki urimo uratubwira ko ikuzimu ari ukuntu n'ijuru rikaba ukuntu aratubwira ngo impamvu hari umuntu uriho urutwa n'utariho ndamubazana n'icyo ntago nyumvise neza aratubwira ngo tageti hari uko umuntu abayeho byamubera ijuru cyangwa bikamubera ikuzimu urabyumvise ibyo ndiko kukurikira rwose uko umuntu abayeho byamubera ijuru cyangwa bikamubera iki ikuzimu yego ibyo birumvikanye rero ni muri ubu buryo ntabwo ndimo guhamya ikuzimu nk'ahantu abantu barimo bahamya bavuga ni mu mateka babyumva cyangwa babisoma mu bitabo ariko ubundi ukubayeho byakubera ijuru cyangwa bikakubera ikuzimu tugaruke ku kintu bita imbaraga z'umwijima tugaruke ku bintu abantu bavuga ngo abashumba barakoresha abahanuzi n'ibiki byose byaragiye biratutumba tukagaruka ku bantu bitiriwe abakozi b'Imana ubwo ndagarukira kuri Bishop Rugagi Innocent amagambo yateranye na Scovia bavuga nyine uburyo umushumba afite itorero rituranye n'akabari n'amarogi wagiye ubyumva ibyo bintu byo ubivugaho iki ni ihe view yawe ntabwo batangira mbizi yego nzamura mikro adeperi umwadeperi aramupantekote ko ndumupantekote kuko adeperi ni idini uri umupantekote sibyo ibi bintu byaba abantu umbajije nabyumvise ari ibice
yego ariko mu buzima bwanjye mamo sinjya mburanye umufundi ntarize kubaka sibyo icya kabiri numvise uyu Scovia ameze nk'umuntu uhanganye na Rugagi nimvuga guhangana ubyumve mu bibazo Scovia yabajije narabyumvise bamwe bari ku murongo yaramubajije ngo ese aho utangiriye umurimo wubatse isengero zingahe nanjye nkaba nabazaga Scovia kuko ikiganiro bazakire bari benshi yamubajije mu ruhe rwego mu rwego rw'umunyamakuru yego hanyuma se ngo bigende gute amufashe iki amenye impamvu kuko umunyamakuru ni ijisho rya rubanda agerera rubanda aho rutabashije kugera akababariza ibibazo bibafitiye akamaro yifuzaga se kuba wenda yabaha inkunga ngo bubake urusengero sintekereza ko ari inkunga yarabajije ngo kuva watangira umurimo wubatse insengero zingahe nkibaza ubwo ni nkuko nakubaza ngo ugira akazi nanjye nawe ukansubiza se wenda kukama kuba hari ibintu bidakinishwa Yesu njye nkirisha abakozi b'Imana rero iyo muvuze gutyo kuvuga ngo kudakinisha abakozi b'Imana naho abantu bagenda bakigira ibyigenge bakigira indakoreka bitwaje rya zina ry'Imana none se urabihakana ko Rugagi atemewe biterwa n'umwemero wari we nyine yemajije wowe ntabwo mbizi n'abandi bose bazasubiza ntabwo mbizi okay ntabwo bize karembe guhamakuru uramwemera jewe ubu tuvugana uretse kureba ibiganiro uri umupantekote Rugagi uramwemera ndamwemera nk'iki mwemera nk'umuntu watanze umuti yego uvura imitima y'abantu benshi umuti yo mvuze umuti hari abantu yasengeye nzi bari bamerewe nabi barakira n'umuravumba urumva umuti bavuga hari abantu yasengeye nzi barakira yego harimo n'abatasengeye kandi bahageze batakize ntabwo n'ubundi imvura igwira house cyarimo yego sibyo kuba batarakize ni nkuko umwe aba mu nzu y'agacurama undi akubaka etaje undi akaba muri chamburete yego turagaruka ku bintu kandi nubwo ari nawe ukiza hakiza Imana imurimo yego sinzi murimo ubwoko bwayo kuko Imana yo mu ijuru okay ni byiza kuba umuhamiriza hanyuma turagaruka ku kintu bita ukuzimu irimbukiro ijoro uretse gusimbuka turacyari he umbajije kwa Scovia ukambaza ubwo se turabivuze nge ndashaka kuguha kuri kuzuye yego kumpe oya sinkwepa reka nicare icara tuganire none iyo umunyamakuru yego ndabyemera hari ibintu ashinzwe kubaza yego atavugiye kuri TV akamuga ati ndagushaka ikiganiro ushaka kutugirana sibyo yego ntago yamuhamagara ngo baganire rega sinzi nimba barabikorikiye yego nabifatiye hagati ariko ndakubwira aho ngereje aho nabyumviye reka nkubwira kabanje kugira ngo mu byo uza kongeraho nabyo biseramo yatumye umunyamakuru inde wamutumye Scovia urumva amutuma kuri inde oya abantu bafite ibinyamakuru baba bafite amashami runaka n'abantu bari nimba ari mu majyepfo haba hari ushinzwe mu majyepfo kamubwira agenda usuzuma hanaha azamuha report amuhaye report Scovia ahamagara Rugagi ntibyakunda ese kumbe arimo aranavuga n'ibintu atarageze kuri teri gute se kuri teri kandi umunyamakuru yarahageze kuri teri umunyamakuru rero reka nkubwire kuri guca muziko ni gusa ariko kuhe rero kankubwire kuki yatumye ntigerere kuri teri yagezeyo gute se kabanyamakuru bagira ibikabyo gute se kugira ngo inkuru zanyu zishyuhe bimwumve ko mubiremereje ngewe bavuganye niyumvira ku gace gato numvise baramubajije iyo urusengero rwawe ruturanye n'akabari na rogi cyangwa ntibituranye yasubije ngo iki yasubije ngo iki kucyaho warohasimbutse rega amajwi ndayafite nanjye yaramubwiye ngo urumva yaramubwiye ngo ahantu agerageza kugera nawe nukuvuga ko atahagera ngo yagiye atanga abakozi b'Imana batandukanye yego harimo insengero zimwe yari atarageraho sibyo rwose aramubwira ngo ahangaha murimo mumbaza mu ruhango muvuga hari urusengero ruturanye n'akabari
umukozi noherejeyo iyo report ntayo yampaye. Ntayamuhaye. Niba bihari ntago mbizi. nimba atarayimuhaye umunyamakuru we wagezeyo yatanze report ko Ese bihari icyo kibazo cyabajwe kugira ngo bigende gute? kugira ngo abantu bamenye ukuri None se ukuri ni ukuba ahantu hatari abapagani, niko kuri. Reka tuganire. turacyari muri bya bindi byo kutuzuza ibisabwa. Yego birarambuye. Byo kudasabwa twe tubyihoreye. Ikibazo gihari ubu tuvuga no ko Rugagi afite urusengero ahantu hafi y'akabari. Cyane cyaba ari ikibazo kuko mu mategeko n'amabwiriza y'insengero ntabwo urusengero rugomba kuba ruri kumwe n'akabari. Ahubwo bibaye ngombwa imiryango yagirebana bagasohoka mu kabari binjira mu rusengero bahita bakizwa. Ngo iki? Bibaye ngombwa. Ubu tuvugana mfite ubushobozi n'imbaraga. Niba hano hari bare runaka mfite uburenganzira bwemewe. Nashinga urusengero hano. Urumva? Yego. Izi ntama zatorongeye. Zikajya zisohoka nzibwira ko Yesu agira neza, nzibwirira hafi. Abantu bamenye ukuri. Aho ntabwo uzi ubundi mu mabwiriza, reka mubwire mu mabwiriza ya evangelization. Uretse gatoya wincecekesha. Ntabwo ngucecekesha. Uretse nanjye soze. Mbere yaho hari insengero zabaga ziri muri sale runaka. Bagasenga mu gitondo nimugoroba hakabamo akabari. Ibyo nawe urabishyigikiye? None se ukaba wumva ko ikibazo ari iki? Ikibazo ni ukubangikanya. Ubwami bubangikanya. Umucyo n'umwijima se biraturana. None se ubundi reka nkubwire. Birumvikanye. Umucyo mu gitondo, umwijima nimugoroba. Ibyo bintu nigeze kubikubwiraho. Nkubwira ni ibintu muzehe yakoze bimwe na bimwe, ndamushimira kuko yaturebeye kure. Uti kubangikana n'akabari nta kibazo. Uretse wumve kuki ushaka kugaragaza ukuri kwawe utumva ibyanjye. Ubu nanjye ndicaye ngiye kumva kwawe. Ibi nkusobanuriye ubyumva. Nakubwiye ngo n'abantu bari kukumva reka. Nakubwiye ngo mfite ubushobozi. Ufite ubushobozi. Hari igihe umuntu ava mu kazi afite stress. Akavuga ati reka ngende nkubitemo icupa. Ngende ndebe ko nza kubona ibitotsi. Numve n'ikibwirizwa. Ariko oya. Kuko ntabwo amacupa yigeze acicikana na Bibiliya. Kandi uvuze ko byaturana bibangikanye. Oya si byo mvuze wimbeshyira. Ndavuze ngo mfite ubushobozi. Urusengero narushyira hariya imbere y'akabari. Imbere y'akabari. Abakristo bagira inyota bambuka bajya kusoma. Oya. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ntago abantu bose bapaganye muvandi. Nakubwiye ngo umuntu agasohoka mu kabara dandabirana. Nanjye ngahita mufatira hafi nkabwira ngo Yesu ugira neza ukiza inyota. Kuki se ese ubu ndeba hano? Ndi kukureba. Kuki wategereza ko mitsingi nkafata za turbo zose ukuzizi? Ntago nzizi imwe na zimwe. Ariko izo mvuze urazizi? Izo zo ndazizi. Aho rekera kibi nuko nako mvuze. Tugakomeza tugakizwa. Urabona ngewe? Yego. Mfashe mitsingi. Yego. Naba ndi umugabo utayifata ngo bikunde. Urantayigurira. Byakunda. Urantayigurira. Byakunda. Ariko none icyo ndaka kuvuga. Kuba jewe ntangiriye umuntu aho ngo kizwa. Hari abantu bafatirwa mu kamashu. Hari n'abantu bisaba yuko urinda guteguka kujya kubashaka. Sobo umuntu wamubwiriza avuye mu kabara kakumva. Ye baba we. Bene bariya yo baje kuriya n'umubabaro bafite. Akagira amahirwe akinjira mu rusengero. Ni ibintu acakiye n'igihe n'Imana imufata muri ubwo buryo agakizwa kijijwe burundu. Yego. Wabyumvise neza? Noneho tugaruke ku kibazo cy'aba bantu babiri. Yego. Ariko uko biri kose ababurana ari babiri. Ababurana guhengama n'ubundi byagiye ku mugaragaro. Si mengama. Abantu bari byaramenyekanye. Sibyo? Ariko ntabwo ndi buvuge ngo Rugagi ni igitangaza. Ariko Imana imurimo ni igitangaza. Hari abantu benshi babizi. Ese kuri kwirengagiza ko impano Scovia imurimo na yari igitangaza. Impano yiwe se niyi? Ni itangazamakuru no gucukumbura no itangazamakuru yiwe nta muntu warirwanyije. Nta n'uwamuburanije. Igira uti ni impano y'agatangaza. Imana yamuhaye. Agatangaza arimo harabika abakozi b'Imana. Oya soko baharabika nibo biharabitse reka. Ibibazo yamubajije nta shingiro bifite. Ninjye ubivuze. Ni wowe ubivuze. Nitwa Mazimaka Jean Paul Museni bakunda kwitabira Esther. Yego. Urumva? Inzira zose nazinyuzemo ntiriwe mvugira kuri iyi telefone. Yego. N'amabwiriza amwe narayizi. Yego. Hari naho nicaye nanjye hanyemera kuba nagira ikintu mvuga. Yego. Sibyo? Ariko kirazira gufata umuntu nkuriya
ukamushyira kuri iyi mihanda. rega niwe wahishyize. Ntabwo ari wowe wayishyize. Ubundi se reka nkubaze. Mubaretse nkubaze gatoya. Mu bakozi b'Imana bose bari muri iki gihugu. Iyo yicecekeye. Abandi Scovia yoherereje abanyamakuru ngo bajye kureba insengero zabo niba. Ni benshi nuko bataje kuvuga nyine ugakemura. Ntabo ubu tuvuga no tuzi numwe. Oya nyine kandi abahari mu Rwanda ni benshi. Uko yarizanye atuma tubimenya. Muri mwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu n'umwanga mukagoma inkota izabarya. Ubwo nindi zarya muri abo babiri. Ni ijambo ry'Imana ngusomye. Okay. Ntago mvuze umuntu. Ariko kumva ni kimwe no kumvira ni ibindi. Uri kumva? Ariko ugira tasiyo mu cyo bita ku mukozi w'Imana. Nongere mbisubiremo. Ahubwo ugira tansiyo ku muntu Imana yahaye impano. Impano yariyo yose. Imana yariyo yose. Imana yariyo yose. Scovia si impano yarayihaye. Yariremye se. Imana yaramuremye. None se kuba umunyamakuru ubihabwa n'Imana cyangwa urabyiga? Urabyiga ariko ntukitiranye ubumenyi n'ubwenge. Ntabwo ubumenyi wikwitiranye ubumenyi n'ubwenge. Abantu bose ntabwo bafite ubumenyi. Abantu badafite ubumenyi. Wowe uri kwitiranya impano ukitiranya ubumenyi n'ubwenge. Uzi ko Bibiliya ivuga? Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ufite ubwenge. Scovia afite impano papa wanjye. Yakuye he? Ku Mana. Ku Mana. Biriya barabyiga ntago bihabwa n'Imana. Ariko se wakwitaho. Urumva none se abantu bose bona abanyamakuru. Si abanyamakuru nibyo nahereyeho. Wabifitemo impano. Yamuhaye impano. Ntago mbirwanyije. Ahubwo yuza kumbwira kandi kantu katari icyo ngicyo. Biriya barabyiga kwiga amategeko, kwiga amabwiriza. Kandi nawe wambwiye ko wari wize Bibiliya. Nize Bibiliya ariko nta muntu uragira comment kuri Bibiliya. Nyine nta mpano bifitemo. Icyo nakubwiraga wihengama ukaniguhengamira kuri Scovia kubera ko nawe uri iki? Uri umunyamakuru. Biriya bayita iki? Impano. Yego. Yiki? Y'Imana. Yiki nyine. Ni impano yiki yahawe nani? Mwarimu satanga impano. Oya. Nese mwarimu ni Imana. Umva kandi ngo arabidobye. Oya ntago mbidobeje ariko kukimuhengama. Ngiye nkubwije ukuri. Iriya ni impano cyangwa se nicyo bita ubumenyi. Ngaho bihengamure. Ubumenyi babwiga mu ishuri. Bihengamure ngo hari uburenganzira. Ariko ubwenge butangwa n'Imana. Ahubwo ngo utafite ubwenge. Abantu bose bari kukumva we, bari kukumva abantu bose. Bari bazakumva. Nibyo bavuze se twabyumvise. Twarabyumvise. None se babivuze bihishe. Oya kumugaragara. Mugira icyo bita kubaha abantu b'Imana. Ariko utari uw'Imana. Utari uw'Imana ninde? Scovia ntago ari uw'Imana. Nigeze se mvuga ko atari uw'Imana. Nyine bige kubaha abantu b'Imana. Nawe bamwubahe. Nase hari wamusuzuguye. Reka comment ndende niwe wayizanye. Oya. Niwe wayizanye narabyumvise. Noneho turagenda tukomeze tugere ku kantu ko kubuzwa ubugingo nadasaba imbabazi Rugagi. Inde? Scovia ngo ntago uzabura ubugingo ninde? Ni Scovia ngo nadasaba akabubuzwa nande? Nuko atasabye umwokozi w'Imana. Icyo kibazo kimbajije muri bombuzi niba babufite. Apo babantu ubwo rero nyine ngewe sinjya mpengama ngo nce ku ruhande. Umuntu muri we Imana igeze kwereka bati uyafite ubugingo n'uyafite ubugingo muri bo ninde Imana igeze kwereka. Apo ubaye mugenzi wanjye rero. Oya buretse itonde gakeya. Uravuze ngo Scovia nadasembaze ntazabona ubugingo. Oya niko Rugagi yavuze ngo nataza ngo amusabe imbabazi. Ese ni Rugagi yavuze cyane wowe ubimbwiye. Oya ndi kubikubwira ibyo yavuze. Yaravuze ati nataza kunsaba imbabazi n'ubugingo ntabwo afite. Ubwo nukuvuga ngo ataravugana na Rugagi ubugingo yarabufite. Ngasaba imbabazi. Ndetse gatoya ariko. Ataravugana na Rugagi ngo bajyane zira mpaka ubugingo yarabufite. Yarabufite. Ninde wabubonye? Ntabyo nzi. Turi kubaza umukozi w'Imana afite ubushobozi bwo kubuza umuntu ubugingo. Subiramo numve. Umukozi w'Imana wa undi wavuze ukwiye kubahwa. Ni byiza abantu b'Imana tububaye. Afite ubushobozi bwo kubuza undi muntu ubugingo ngo nuko bamurakaje. Kabone nubwo baba bamurakaje ntacyo reka mpfe kubyemera. Bamurakaje nibyo. Arakuvumye ni sawa ubugingo ntabwo uzabona. Koko iryo jambo habamo ibanga rikomeye mu iherezo ry'umuntu. Sibyo? Nongere mbasubiriremo abantu bajya bavuga ibintu basubiramo. Sibyo? Basubiramo rwose. Bibiliya nuyisoma iravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Kuko ntawe ujya kwa data nta mujyanye. Nta muntu n'umwe kireka niba wenda Rugagi wenda ari nka Bawusa azaba ari nka Bawusa w'ijuru. Akaba ari uzinjiza abantu. Ariko niba zinjijwa nawe uko izagenda nako Scovia yagenda. Uko yasigara nako Scovia yasigara. Icyo cyo naguti ku bugingo no comment. No comment. Ubugingo buri mwibanga riremereye
ntago njya mbukinisha icyo cyo ndagihakanye nta muntu uzabuza undi ubugingo ni ubw'umuntu ku giti cye kuko agakiza ntabwo ari company ntabwo ari company ni individual no muntu ku giti yo cye comment yo yihorera agakiza ntabwo narakubwiye gihe njya guhagarika iracano yanjye naravuze kambe ntuje wenda mbe wanyura ahantu hose wanyura ku muntu usenga wanyura ku udasenga kuko hari amasomo menshi twizegewe n'abaye n'umusilamu mu kanwa k'imbwa nubonamo ubushobozi uzabukuremo imbwa uyireke yego bisobanura bya bintu njya numva ngo uyu ngo nago dusenga nango ngo nago dusenga hamwe biriya nabyo ni ibindi ni indi cross umuntu yakugirira umumaro atanakuzi mutanasengana umuntu yakugirira neza mutanasengana umuntu yanakugirira nabi munasengana ibyo byo nago ari ibintu bivugwa ibyo byarana ibyo ni ibintu bisanzwe yego ni ibintu bizwi bo hari ikindi wumva wenda gakumbaza wenda tugana ku musozo ndagira ngo kuri iki kintu twavuze ugishyireho umucyo wavuze uti umuntu w'Imana no kwiye kubaho wa undi ukwiye kubaha wa undi w'Imana ninde ndamumenyera kuki bo Imana yashyizeho abantu bayihagararira hano ku isi Rugagi nawe abarimo ego na ambasaderi w'Imana ku isi cyane inde ahuza abantu n'Imana inde nyine Rugagi urabihakana se yarasizwe amavuta sibwo abaye bounce wa mugani wawe uya ntabwo arenze na boss ahuza abantu n'Imana cyane ubwo rya jambo wansomeye ntago rigifite ubutwari uretse icyo nshatse kukubwira ngiki niba asengeye umuntu agakizwa ntawe uzajya kwa data ntamujyanye niba asengeye umuntu agakizwa uri gusobanura ibitari byo oya ndi kugendera ku byo wambwiye ngewe oya urimo kubicurika kugira ngo nawe wumve ko umunyamakuru afite imbaraga ariko aranazifite zivuye cyakora mwebwe mabona mufite imbaraga z'akanwa ariko icyo nendaga kukubwira turya twavuze ni ubuse n'ubu witeguye kurya ko numva nawe uribuze cyane ndi burya pe icyo nendaga kukubwira pani ibiganiro by'amashyaka yego niba Rugagi asengeye abantu 100 bagakizwa bose bakayoboka agakiza uyu muntu ntabwo agize umumaro umupinzi uhereye kuki Ege hajemo Imana tuba ngaho nyereka abantu wowe washyize kuri kamera ukababwira amakuru yawe utanga bakakira agakiza ni benshi ni urugero nyine urugero na uramurwa urwabo Rugagi yasengeye ni benshi pe jewe najyaga kwigisha hara mu mujyara kwa Rubangura hari abantu bakaza kandi basose mwidirishya bamanuka bagenda urumva ni ya gahunda yanyu nyine ni ya gahunda yanyu nabandi nyine no kugira ngo abantu bahamenye ahantu bahengame naho abantu bahite bahamenye reka nze nkurase mu nta ribi sibyo yego ubundi wumva nyine munsi yo kwa Rubangura hamwe basore wese uri ku rugamba aburi intambara kuba byaragenze ubu none ndayicaye tugiye kuganira neza nubwo twari tugiye gusoza wumva utuje kuko mbwira uti yari umukozi w'Imana ariko aha yarakosheje kuko ntabwo ari marayika ahubwo uvuga uti umukozi w'Imana yararashwe uvuga uti yarashwe ikizi yarageragejwe wamufatiye muri roge ari kumwe n'umugore oya ntabwo ari ibyo hari umuntu wamwibye amafaranga nk'abo rega icyo utari kwemera njyewe icyo ntari kwemera ni ukugira umuntu indahangarwa ukumva ko atakosa atagwa mu cyaha reka nkuhe urugero rwufatika yego ubundi umuntu wese n'aba batwumva badukurikiye kuri TV yitwa Rwanda Gospel Show Rwanda Gospel Show sawa Rwanda Gospel Show ibintu nk'ibyo unabimenye neza umuntu utunze Imana muri yego utunze Imana muri we bana bya bindi kwirirwa bayabuza abantu mu mujyi ngo ngwino nkubwire ngo numvise ngo aricyo numvise umuntu yifite ya nyayo sibyo ya nyayo se shaho ntabapfira gushira muvandi wihigima oya nibyo biravuga ngo hari 7 bitarapfukamira bayari ariko ariya ntabyo yarazi ko ari usigaye urumva ariko igisubizo cyaraje abantu barabimenya ko hari 7 bitarapfukamira bayari kuki mwumva abahanuzi bose bararangiye mukumva bavuga butumwa bose bararangiye ni gute ibyo bintu byiyumvisha reka tubamenyera ku mbuto bera kandi ku mbuto bera Kristo niwe wabivuze uba abahanuzi bose mwarahuye wowe
abo twahuye nibo mbona urabona abantu bagiye bafungwa kubera amafaranga n'ibiki yego n'abandi baracyafungwa. ndahamya neza ko buri muntu wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. siko Bibiliya ivuga. niko bivuga. buriya uribuka umuntu wigeze kwiba amafaranga, ayiba izina ryanjye rya biresitaye aho riri urahazi, yego, akoresheje ifoto yanjye abikubwiye, ifoto yawe sha miliyoni nyinshi. nyinshi umuntu yashyize muri comment abati ndashaka nomero z'uyu mugabo, aranamuhamagara arazimwima, arangije afata ifoto yanjye ayishyira kuri, niba ari kuri YouTube kumwe mu bikora, abati ni uwo ngo ahita ashyiraho nomero yiwe, bamweza amadolari 7,000. yego, miliyoni 7 sha 7,000. naramuhamagaye arambwira ngo urabona, ndamugana okay, igiti cyose data atateye sibyo, kandi nyuma yaho nabonye umugisha ibintu yakoze ni nko gufata bombo karasinyoni kuri biresitaye. iriya nkuru yari akasamutwe. ibintu yakoze ni nko gufata bombo karasinyoni. basigaye bitwaza abantu bafite amazina kugira ngo baburirire, kugira ngo bagira gute, bakora ibintu birimo inyungu zabo. yego, aje kukubaza ikindi wenda jewe natekereje, ese uko wavuze ngo bahanuzi baba bakeneye indamu, bamwe mu bahanuzi warushingiye kuki? nari nshingiye yuko baba bashaka kurishisha Imana, none se bakayirishisha, bakumva ko Imana nyine abantu bayubaha, bakayirishisha. urabizi ko bayirishisha? yego cyane, naguha n'ibimenyetso by'abantu batanze amafaranga se cyane rwose. urugero ntago naruzana hano, hako biriho nawe uzace mu gikaro nk'urugero, nawe urabizi. ngewe icyo nemera neza, umuntu w'umusenganye akishima akanezerwa, yagura iryo turo, ibyo nta kibazo, uko Bibiliya yemeye ituro ry'umuhanuzi. ikindi kintu nemera ni ukukubwira ngo ufite ibibazo n'ibi kugira ngo bikemuke, tanga amadolari 1,000, tanga amadolari 500. ariko ndahamya neza ko hari uburyo umuntu musengana akaguha ituro ry'ineza, yego, ry'umutima ukunze. oya ni neza, ntago ariko baryita, cyangwa ni iryabamenye. umutima ukunze ni rimwe Bibiliya ivuga, imigani 18 ngira ngo 16 rivuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. urumva, iryo ni ituro ry'umuhanuzi, niko ryitwa. iyo uhaye umuhanuzi ryitwa ituro ry'umuhanuzi. abantu rero batuze bajye bavuga amakuru bahagazeho neza. yego, abo bayariye ubwo bari bafite impamvu bayariye, ariko ntibivuga ko abahanuzi bose barangiye. aho turi kumwe rega, sibyo, aho turagenda. ntabwo bivuga ko abahanuzi bose barangiye. sinzi niba hari ikindi kibazo. yego, tukana ku musozo, nihe nama ugira aba bantu bande Scovia ajye gusaba imbabazi, azabona ubugingo, bizagenda imbabazi z'iki? ko numvise hagati aho ngo harimo ubuntu bw'ubutiku ntazi, ko ntago wabyumvise. kuko oya, yewe ndakubwira ibyo numvise, ibyo ntumvise nawe uzabisobanura. kubwira umuntu ngo uzaze usaba imbabazi nutazana nta bugingo uzabona, icyo nzi cyo nta buntu utanga ubugingo. ubugingo butangwa n'Imana, sibyo? ikindi cya kabiri, ngewe numvaga aba bantu bombi bazaganira bitari kwa kundi, yego, urumva, kuko bashyize abantu benshi mu rujijo. wowe uragira uti Scovia afite impano y'Imana, Rugagi nawe akagira ati ngewe nanjye nagusengera n'amahembe akaza, ko nabyumvise nabyo. hagati aho ngaho umunwa wubaka etaje kuzura, nta nibuye rirajya ku butaka, sibyo cyane. icyo nkubwiye, aba bantu bombi uko ari babiri bafite urufunguzo. niba uyu nawe arimo kurya hiti kuri uyu Scovia arimo kurya hiti, nabyo hari igihe mujya mureba izina riremereye mukaryataka. ari Scovia na Rugagi ufite izina riremereye nini? ariko izina ni iki? nyine ni iki ahubwo wowe birirwa buri? izina ntabwo ari ikintu, ni iki? ni izina. Rugagi se wageze izina rye riri hasi. ubu tuvugana ndi kuvuga aya magambo, najyaga we mwigisha soka ngenda, ntago turanicarana. ariko kuba ufite izina ryo kuba uri umunyamakuru sava, nta no bihakana, ariko nanone ntago waryitwaza ngo ujye kuba buri wese aba ari umunyabigwi mu rwego rwe. nese uzaburanye umufundo utarize kubaka. umunyamakuru yemerewe kwinjira ahantu hose mu ruhe rwego, kuko ni ubutegetsi bwa kane. ni ubutegetsi, ariko kane ni kure. naho bishop ni ubwa kangahe? bishop ni ubutegetsi bwa kangahe? uvuze ubundi se bishop uzi icyo bisobanura? ntabwo mbizi. umunyamakuru ni ubutegetsi bwa kane, itangazamakuru. reka wenda ibyo tubyihorere, twe kubitindaho. ariko igihe we kubitewe n'ibintu numvise, yego,
harimo ibintu bimeze nko gupingana no guhangana ariko kuba uri umunyamakuru yivuga kuki abapasitorose bari muri iki gihugu yinjire Rugagi we nawe byibaze ni ukubera iki ni ukubera harimo cross ndende harimo cross ni umunyamafuti ni umunyamarigondi turufunda nayihakanye amanyarigondi nundari iyo ndayihakanye iyo ushaka umuntu wamubonye mikosa uretse wumve iyo wabonyemo umuntu ikosa ntago umuhanira mu isoko niwe wizanye mu isoko reka yabikoreye ku isoko ku isoko none se buriya yahanwe gute urumva byakubabaje oya ntabwo ngiye guhamagara abantu nka bane baze hano nkora ibiganiro no bivuga kuri izi nkuru kandi baremereye nepo reka yakabanyije akarinde urumva mwese muri ku mujyi umwe nepo reka ndabihakanye ibyo ndabihakanye mwese muri abanyamakuru ariko ndabihakanye nepo reka umugabo Rugagi mumushyire hasi Scovia mumushyire hasi nta n'umwikore nta n'umuhetse udakorwaho nta muntu udakorwaho inkuru nta muntu udahangarwa nta muntu itangazamakuru rigomba gutinya dusoreze ahangaha urakoze cyane dusoreze hano nepo museni wakoze cyane kuduhesha umugisha wese uzashaka kwimana amakuru yego azaguhamagare hari n'ibyo ntavugiye ahangaha yego azambaza aciye mu gikari kuri nimero kuri 0785 azambaze kuri 0785 Imana ibaha umugisha kandi mugubwe neza ndumva ikiganiro tugiranye yego ntawe twibasiraga nta n'ibyo twari tugamije twavugaga ku mucyo mwebwe mwahenga ntago twahengamye nabibonye ariko nta muntu w'igitangaza utakorwaho inkuru nta muntu w'igitangaza ngo umuntu w'Imana ngo akwiye kubahwa iyo wiyubashye barakubaha none se ugushingiye kuki uvuga iryo jambo kandi uraza gutuma nawe nkwataka none se ushingiye kuki nshingiye kuvuga ngo nimba bakukozeho inkuru uraza ugatanga umucyo ubundi izo nkuru zikora kubera reka ngushimire cyane nepo wakoze cyane Imana igumugisha barancecekesheje mwe mubyumvise mwese